abakurikiye ikiganiro ibitabo n'amateka ku Isango TV tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Nk'uko bisanzwe dukunda kubagezaho ibitabo, tukabagezaho abanditsi, tukabagezaho inzu zikora ibitabo, izicuruza ibitabo n'ibindi byinshi cyane bifite aho bihuriye n'ibitabo. Umugambi wacu ni ukugira ngo abanyarwanda barusheho kugira umuco wo gusoma no kwandika ibitabo, ariko cyane cyane abanyarwanda bakiri batoya kugira ngo bakure uwo muco bawukuranye. Uyu munsi rero muri kumwe nanjye Xavier Bizimana nk'uko bisanzwe, ndi kumwe na Mitari Nicolas ndetse na Emmanuel Ndereye ari kuhanga bw'ibyuma, naho Mitari we ari ku buhanga bwa kamera. Ntabwo turi twenyine uyu munsi, turi kumwe na Emmanuel Uwimana bita Sempa, musanzwe mumenyereye hano. Ni umwanditsi w'ibitabo bigiye bitandukanye, akagira n'inzu zitunganya ibitabo. Emmanuel Uwimana rero igitabo cye cy'uyu munsi cyitwa Ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe. Ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe. Bwana Emmanuel Uwimana, tugaha ikaze mu Isango TV. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ukaba uri umugabo umenyerewe cyane muri izi studio kubera ko ukunda kwandika ibitabo bigiye bitandukanye. Harya ibyo wibuka mu byo wanditse ni ibihe ngo twibutse, Emmanuel? Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, ni ubwa kenshi nje cyangwa umuntu umeye kugira ngo tuganire ku bitabo maze kwandika. Ubu rero umaze kwandika ibitabo 8 nibyo maze kugezaho. Muri ibyo bitabo hari icya mbere nanditse cyitwa Ubuzima mu muryango, icya kabiri cyangwa se icyo nacyanditse mu 2010, icya kabiri cyitwa Inzozi z'urukundo, nacyanditse mu 2017, icya gatatu cyitwa Isano isumbi y'amaraso, cyo cyasohotse mu 2020, ariko nari maze imyaka hafi igera kuri 3 ndimo kucyandika. Ikindi cyitwa Ikiguzi cy'imbabazi, nacyo cyasohotse mu 2020. Yego, ufite umurunga w'urukundo, ufite ibikomere byawe byanteye gukomera, ukagira Gaju ajya gusura nyirakuru. Nicyo gitabo cy'abana cyonyine ufite. Hanyuma ufite n'iki cy'umuserebango, Ibango ry'ibyishimo byanjye byawe nanjye. Yego. Emmanuel, mbere iyo umuntu abonye kino gitabo cyawe, mbere yo kukisoma no kukinjiramo, umanza gutekereza ubwabyo aya magambo 3 kugira ngo urabanza yadusobanurire tubone kwinjira mu gitabo bwacyo. Turareba ibanga, turebe ibango, turebe ibyishimo. Yego, twaguha umwanya ukabidusobanurira. Murakoze cyane kumpa umwanya wo kugira ngo nsobanure ku nyito y'iki gitabo. Ni igitabo gikubiyemo, nabyita ngo ni nk'amagambo 3: ibanga, ibango n'ibyishimo. Rero mvuze muri makeya ibanga, ubundi bavuga ko ibanga mu barisesengura cyangwa se nanjye uko naribonye, ni ikintu gihishwe. Ni ikintu gihishwe, gishobora kuba ari nyiracyo ukizi, kuko baravuga ngo y'ibanga ryarenze umuntu umwe riba ryamenyekanye. Rero ibanga ni ikintu abantu benshi batazi cyangwa se umuntu atazi, ariko uko igihe gishira, bitewe n'ibyo umuntu yize, bitewe n'ibyo umuntu yabwiwe, bitewe n'ibyo umuntu asoma, ashobora kumenya iryo banga ryahishwe. Icyo kintu kitazwi na bose cyangwa wowe utazi, ushobora kukimenya biciye mu izo nzira zitandukanye. Ikindi rero ngiye ku ibango, ubundi ibango ni agace gatoya kava ku giti abantu barimo gutema. Nicyo bita cyangwa se nicyo gisobanuro kibango. No kuvuga ngo iyo umuntu arimo gutema igiti, ashobora kuba agiye kugicamo kabiri cyangwa arimo kugitema, hari uduce tuva kuri cya giti gihe urimo gutema. Utwo rero nitwo twitwa amabango cyangwa ibango. Rero hano nashaka kuvuga yuko ibango nashaka kuvuga ngo ni uduce tugiye dutandukanye tw'amabanga ashobora kukugeza ku byishimo. Niyo nyito ni kwivuga. Noneho ibyishimo rero ni ikintu gishobora kunezeza umuntu, kikaba cyamutera amarangamutima yo kunezerwa. Ariko mu yandi magambo, umuntu ashobora kwishima ryari? Umuntu ashobora kwishima mu gihe ari mu mahoro, nta ntambara cyangwa ibintu bimubangamira. Ashobora kwishima mu gihe hari umusekeje cyangwa se yumvisha inkuru
runaka imutera ibyishimo, ashobora kwishima kubera ko yageze ku ntsinzi cyangwa se ku ntego runaka, ashobora kwishima bitewe n'uko anyuzwe n'ubuzima abayemo. Ni byinshi bishobora gutuma umuntu yishima, ariko ibyishimo ni imbamutima umuntu agira zituma amwenyurira ubuzima, bituma yishimira uko ari, bituma anyuzwe. Nuko nabisobanura. urakoze cyane. ibango ry'ibyishimo byanjye nawe ntabwo nari nashatse kukibazaho, ariko se wagira ngo ni umugore wawe urimo ubwira, ni inshuti yawe, ni abantu ugira inama muri rusange, uyu njye nawe ninde? Aha impamvu nakoresheje iri jambo ryanjye nawe, iyo nza kuvuga ngo ibango ry'ibyishimo byanjye, wari gusoma kino gitabo yari kumva ko ari njye njyenyine urimo kwivuga mu gitabo. Kandi njya kwandika kino gitabo, yenda ntabwo aricyo twahereye, ariko reka nkivuge kugira ngo mbashe kubona gusobanura kino kintu. Njya kwandika kino gitabo, njyewe nkunda kwandika ku muryango, imibereho y'abantu n'abandi mu muryango abantu babayemo. Nasesenguye rero nsanga abantu benshi tubaho mu buzima tutiyizi gute, ntabwo tuzi ibidushimisha, ntituzi ibitubabaza. Kandi nk'uko nabyanditse muri kino gitabo, naravuze ngo no mu bindi bitabo byagiye bitandukanye nagiye nandika, naravuze ngo ubuzima njye bufata nk'ikigereranyo cy'ibibi n'ibyiza bihora bisimburana. Ubuzima njye bugereranya nk'uruziga rusimburanwaho ibyiza n'ibibi. Naranditse rero ndavuga ngo iyo umuntu atazi bimushimisha, nongeye hari n'abahanga babivuze, baravuga ngo ibyishimo nako umubabaro ugusura igihe ushakiye, nta nubwo uwuteguza, nta nubwo wawuharanira, ariko ibyishimo byo urabiharanira. Nandika rero ndavuga ngo umuntu iyo ababaye, kugira ngo yirukane umubabaro we agomba kuwuzimanira ibyishimo. None niba utazi ikigushimisha, nicyo uzazimanira wa mubabaro kugira ngo wirukane muri wowe igihe wagusuye. Nandika rero nagira ngo mbwire abantu ntibanza umenye ikintu kigushimisha, kugira ngo nuhura n'umubabaro uzabashe kuwirukana, ububwire ngo genda kubera ko hari icyo nakuzimaniye. Umvira ahangaha, gira vuba ugende kuko hari icyo nakuzimaniye. Nandikaga rero mvuga ko nasanze abantu benshi baho ubuzima bwabo hafi ya bwose bababaye kuko batigeze bamenya ikibashimisha, kandi babana nacyo, baturanye nacyo. Nongeye naravuze ngo iyo ugiye kwivuza indwara ariko wowe utayizi, utabasha no kumenya uko urwaye, ngo unasobanurire muganga uko wiyumva, biragoye ko azamenya ya ndwara yawe. Biragoye. Ashobora kubigeraho akoze ibizame byinshi ndetse hashize igihe kinini wararembye. Ariko iyo ubasha gusobanurira muganga uko wiyumva, biramworohera kuba yakwidantifiya indwara yakaguha umuti. Naravuga rero nutimenya ngo umenye ibyishimo byawe, umenye ikigushimisha n'ikikubabaza, umenye intego z'ubuzima bwawe, biragoye yuko uzabona bya byishimo. Aho ngaho hari mu gitabo cyawe mu ntangiriro, hari ikintu uvugamo cy'ingenzi gisa nk'icy'abantu tutumva, aho buri gihe usanga dushinja abandi kutuza ibyishimo. Wowe ukagaragaza yuko mu by'ukuri ni njye nshinzwe ibyishimo byanjye. Yego, abandi banyunganira, ariko ni njyewe responsable, ni njye wa mbere ushinzwe ibi byishimo. Hano bino bintu bigaragaza ute? Ahangaha murakoze kumbaza kino kibazo, nacyo gisa naho kiri mu mbundo y'iki gitabo cyangwa se mu ntangiriro y'igitabo n'igihatsi igitabo muri rusange. Navugaga ko abantu benshi tubaho ubuzima, navuga ngo bwo gushimisha abandi no kuba mu byishimo by'abandi aho kuba mu byacu bwite. Impamvu yenda ngarutse kuri ako kantu, muravuze muti ibyo bintu waba ubisanisha gute? Usanga abantu benshi, sinzi ukuntu ndi bubisobanure, babaho ubuzima butari ubwabo kuko batiyizi. Naravuga nti rero, mbere yuko utekereza ko abandi bazaza kuguha ibyishimo, mbere yuko utekereza ko abandi bazaza kugufasha ikintu runaka, banza wowe umenye icya kintu ni ikihe. Natanze urugero ndavuga ngo hari igihe n'abantu bagenzi bacu tubana muri society bagira uruhare kugira ngo, cyangwa bagira ibyo badukorera kugira ngo twishime, ariko kuko batazi, uvuga ko kandi noneho ahubwo bakatubabaza, aho kugira ngo badushimishe kandi bagamije kudushimisha. Ibyo biteye bite? Bakatubabaza kandi bagamije kudushimisha, ariko impamvu ki batubabaza nuko batazi ibyishimo byacu. Rero twebwe twakabafashije kubabwira ngo ariko burya njye nshimishwa n'iki, ariko kino kirambabaza. Rero sinzi niba natanga urugero rumwe kugira ngo abantu babyumve.
nshobora ngewe kuba nshimishwa nanabishyizemo kuko ngarutse kuri nge natanze urugero rw'ibinshimisha kugira ngo n'undi nawe bizamufashe kwigira ku byo nge namugaragarije bitoya bidafatika ushobora kuvuga ati wowe ibyo nibyo bigushimisha gusa ibyo byanshira ishati gusa ibyo byanshimisha nyamara iyo nsesenguye neza nkakwereka impamvu ibyo binshimisha nawe ushobora guhera ku byawe bitoya bigushimisha nawe bikaba byagushimisha ngarutse rero kuri icyo mwari mumbajije navuga yuko ni wowe wa mbere wo kumenya ibigushimisha reka mvuga akantu gatoya katumye doko ndimo kwandika kino gitabo nabaye nkaho nkora ubushakashatsi mbaza zimwe mu nshuti zanjye nababajije ibibazo bigera muri 4 nabaza n'abadukurikiye ndetse naho yenda kuko nabyita ko ni ukwisuzuma ibyo bibazo bigufasha kwisuzuma narababajije ikibazo cya mbere ndavuga ngo ese ujye ugira umwanya wo kwitekerezaho icyo ni ikibazo nawe udukurikiye nakubaza wowe ugira umwanya wo kwitekerezaho icyo ni kimwe abenshi bahise babansubiza uwo mwanya se nawubura nta mwanya nabona bamwe barambwira ati nawubura icya kabiri nakubaza niba witekerezaho ushimishwa n'iki mu buzima bwawe ushimishwa n'iki utaransubiza nanone cyangwa se wowe udukurikiye nanone ndakubaza ngo ese ibigushimisha ubigiramo uruhare rungana rute ku ijana cyangwa ku ijanisha ukurikije umwanya n'igihe n'ubutunzi bigutwara icya kabiri ndabaza ntese niba ubonye urwo ruhare ese inshuti zawe zo zigiramo uruhare rungana gute kuko nubona urwawe urahita ubona urw'abandi nyuma y'icyo gihe naravuze ngo narabajije nanone ndavuga ngo ese nyuma yo kwisuzuma wasanze ibyo bintu wambwiye hejuru bigushimisha cyangwa watekereza bigushimisha kuko niwe bishimisha cyangwa bishimisha inshuti zawe ibyo bibazo wowe dukurikiye nubyibaza abenshi reka bakopeze bamwe barambwiraga bati ese nitwikunda ntitugomba gukunda ari nkuko twikunda dushimishije inshuti zacu hari ikibazo urakoze cyane ako kantu muvuze nakagarutseho hano mu gitabo naravuze ngo itegeko ry'Imana kubemera Imana rikuru risumbayana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda none nabwiraga abantu niba utiyizi sibyo utarigeze ufata umwanya wo kwitekerezaho ngo umenye uko wakwikunda ni gute uzakunda abandi kandi ugomba kubakunda uhereye kuko wikunda kunda mugenzi wawe nkuko wikunda ndavuga ngo uzabanza wikunde ubone kujya gukunda abandi niwe rero nabwiraga abantu rero banza wimenye wisesengure umenye ibigushimisha niho natanze urugero muri kino gitabo ndabwira abantu nti tondeka ibintu bigera mu 10 cyangwa birenga 10 byagushimishije muri uno mwaka ushize duhereye no munsi cyangwa gihe runaka nurangiza ibyo bintu kubitondeka urongera nanone ubitondeke ugendeye ku cyagushimishije ariko kigutwaye ikiguzi gitoya kurusha ibindi kandi cyaje inshuro irenze imwe mu mwaka icyo kintu gishyire kuri nimero ya mbere nurangiza nyuma ubwo impamvu nabivuze nakabanje kubanza gucishamo imirongo nkareba niki cyabanje kunshimisha cyane cyaje inshuro nyinshi kandi kitanhostinze kitantwaye ubutunzi bwinshi kitansabye imbaraga z'abandi bantu benshi ngewe nagizemo uruhare icyo kintu rero nongera gutondeka uzasanga ku mubare yenda icyari imbere kizaza inyuma uko rero ibyo bintu bitondetse niko uzajya ubyitabaza mu gihe ya mibabaro yagusuye ibanga rya mbere ni iryo ngiryo ibigutwara menshi se cyangwa ibigutwara makeya nibyo biza ku mwanya wa mbere ngiye gutanga urugero ari narwo nashyizemo hano mu gitabo twari kubaza icyagiye kiva mu bushakashatsi yego hari abantu benshi wagiye ubaza hari ibyo bagiye bagusubiza yego wenda turabigarukaho ko gatoya ubwo turimo gufasha abantu kumena ya mabanga arimo hano ari nayo nagira ngo mbwira abantu ngiye nitanzeho urugero ndavuga ngo mu bintu bishimisha icyambere kintwara ibintu bikeya no kugera ku ntego zanjye z'umunsi niba uyu munsi navuze ngo ndabyuka nkora iki imbaraga biri buntware biterwa n'icyo nasetinze uwo munsi cyangwa se nashyizeho ku ntego z'uwo munsi iyo nkigezeho uwo munsi ndaranishimye niyo ntakigezeho nkagera yenda kuri 30%, 40%, igice icyo ari cyo cyose kimpa ibyishimo kuko nagerageje ngiye gutanga urugero iki gitabo nyanditse umwaka n'amezi hafi imyaka 2 nyandika kino gitabo ariko nihaga intego ndimo kucyandika bwa mbere nafashe intego ya mbere ko nzandika igitabo ariko kizantwara igihe kinini iyo uwo munsi nandikaga page imwe cyangwa paragraph imwe kuri ngiye yabaga achievement ikomeye sinageze ku ntego ngo publishing igitabo ariko I have achieved hari icyo nagezeho uwo munsi ntago uwo munsi wanjye wamfiriye ubusa ntago rero niyo naba nahuye n'imibabaro myinshi ariko hari intego imwe
muri za zindi igihumbi mfite nzesa mu myaka 2 nagezeho uwo munsi. Abantu benshi rero twishyiriraho intego ngari ndende. Ngiye gutanga nk'urugero, hari abantu twaganira ubwo nabazaga abantu batandukanye, umuntu arambwiye ati ngiye nshimishwa no gukora anniversaire, nkatumira inshuti zanjye tugasangira tukidagadura tukishima, that is my happiness. Ariko naramubajije none se byibuze bizi inshuro zingahe mu mwaka? Ni inshuro imwe. None se wumva ibyo byishimo bizaguherekeza umwaka wose? Uzakuramo impamvu ihagije. Bijaze kuvuga ngo muri rwa rutonde iyi anniversaire zishobora kuzaza nko ku mwanya wa 30 cyangwa wa 10 bitewe n'ibigushimisha. Ntago bivuze ko kitagushimisha, ariko ntago gihagije kugira ngo kibe intwaro yawe ugendana umunsi ku wundi kufasha kwirukana ya mibabaro. That is. Urakoze cyane. Muri iki gitabo wanavuze mu by'ukuri ibintu bigenda bishimisha abantu, ishingiro ry'ibyishimo. Turibuze kubiganiraho kuko bigiye bitandukanye. Ubona abantu bashimishwa, ishingiro ry'ibyishimo byabo ribirihe? Ese riba ari iry'ukuri buri gihe, cyangwa hari n'igihe umuntu aba afite ibyishimo ako bidashingiye ku kuri? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Nk'uko twabigarutseho, urumva mu kwandika kino gitabo nagerageje kubaza abantu batandukanye, mwari mwana bikomojeho, hari ibisubizo bagiye bampa, nagiye mbishyira hano mu gitabo bitewe na bya bibazo nabajije namwe cyangwa se abakurikiye ikiganiro nababajije. Ariko ikintu gikomeye yenda nababwira, 80% by'abantu nabajije abenshi bansubizaga iki gisubizo kivuga ngo iyo ngewe mfite amafaranga ibyishimo byanjye mba mbifite. Oya afite ntabwo wishima? Hari igihe nishima, ariko hari n'igihe ya mafaranga nzanira ibibazo nkarara ntasinzire nibaza ko ya mibare biri buvemo. Ariko icyo yenda nagarutseho ari nabyo mwari mumbajije, tese ko ishingiro ry'ibyishimo ni ibihe. Reka mpere kuri iki ngiki nari mvuze ku mafaranga. Abantu benshi bihenda yuko bafite amafaranga aribwo bishima cyangwa bazanira ibyishimo, ariko dufite umubare w'abantu benshi tuzi bafite ayo mafaranga ariko batishimye. Barahari. Ari naho mvuga ngo witekereza we ko icyo kintu amafaranga agufasha kugera ku byishimo, ariko ntago ariyo byishimo byawe. Hari ikindi kintu gituma wishima. Dufate nk'urugero, nkaho mu gitabo nashyizemo yuko shimishwa no gutemberera ahantu hatuje ku mazi. Ubwo muri bya byishimo byinshi navuze, nakozeho urutonde, niyo mpamvu navuze nahereye kuri njyewe nawe navuze ibyanjye. Ibyo bintu binsaba amafaranga, ntayafite sinajyayo. Amafaranga amfasha kugera ku byishimo, ariko ntago ari buri gihe. Ariko niki cya mbere kinshimisha? Hari umuntu ufite amafaranga ariko atazi icyo yakwishimishamo. Ntibahari se? Cyangwa akishimisha mu kizamubabaza. Ari naho abahanga benshi bagiye bavuga ngo ibyishimo bibi, akajya gushakira ibyishimo mu byishimo bibi bizaba noneho umubabaro w'igihe cyose. Aho rero ngarutse kuri iki, reka nanone nkigarukeho, usanga abantu benshi kuko batiyizi babaho mu byishimo by'abandi, bagahora, twahoze tubivuga tugitangira ikiganiro, ugasanga umuntu ahora agenda mu byishimo by'abandi kuko yenda afite ya mafaranga nk'uko twabivuze, ariko mu by'ukuri ntajye ku byishimo bye, ahubwo akabaho ashimisha abandi. Natanze urugero, ndavuga ngo hari igihe ngewe nshobora kuba nkunda umupira ari nawo unshimisha, ukabura inshuti yanjye Xavier, wowe nkajya nkubwira nti tugende kureba umupira, wowe ukaza uje kugira ngo umfashe kwishima, ariko mu by'ukuri wowe ugataha ubabaye. Hari abantu benshi, nta muntu se washimishwa nuko inshuti ye yishimye. Icyo gihe ibyo byishimo byawe bishingiye ku bandi. Narabivuze mu bantu nabajije, barambwiye bamwe mu bantu nabajije barambwiye bati iyo umuryango wanjye umeze neza nanjye mba nishimye. Ariko se niba ufite umuryango w'abantu 10, umwe muri bo natishima nawe ntabwo uzaba wishimye. Nshatse ngo ibyo byishimo byawe bishingiye ku bandi, uri depanda ku bandi. Nshatse ngo niba uri depanda ku bandi, nta na rimwe uzabaho wishimye. Nubwo abantu badukikije nabo bashobora kutuzanira ibyishimo, ariko baza baje kudusapotinga, baza baje kudufasha kwishima ibyo twe twifitemo. Niho navuga rero mbwira abantu ntibanza wimenye ushimishwa n'iki. Nubwo uri buze gushyigikira runaka, ariko nawe hari umunsi azakubwira ati ariko tugukorera iki nawe cyatuma wishima, kujya uduherekeza. Abenshi rero muri abantu nabajije, natangazwaga nuko abenshi nka 60% iyo namubazaga ngo ese ushimishwa n'iki, yahitaga ambwira ngo hari ubwo buriya nshimishwa n'ikira, ngo reka mbanze ntekereze. Agatangira kureba autour, amaze imyaka nk'iyo maze
bitamworohera wita yumva ahubwo ni igisubizo gikwereka ko utagira umwanya wo kwitekerezaho. Ukinsubiza icyo kibazo umbwira ngo harya nshimishwa n'iki, mpita mbona ko cya kibazo nabajije cya mbere ujya ugira umwanya wo kwitekerezaho ntawo. Abantu benshi njya mbwira abantu, mu bantu tuganira njya mbabwira nti abantu tugira ubute bwo kwitekerezaho no gutekereza, twanga gutekereza. Hari n'ugira ubwoba bwo babyita kwitraversa, kwinyuramo ukavuga ngo who I am, ngiye ndi muntu ki, nkunda iki, nanga iki, ku buryo ufasha n'abantu kugufasha. Rero ngarutse ku kibazo mwari mwambajije ati ese ishingiro ry'ibyishimo ni irihe? Ishingiro ry'ibyishimo niba nakwita ngiye kubivuga atatu, ngiye kubivuga, ariko ishingiro rya mbere ni wowe. Yego. Ushimishwa n'iki? Noneho nagarutse rero ku bice, reka mvuge nka 3 cyangwa 4. Nagarutse ku byishimo bitangwa nawe ubwawe, ubwo self ubwawe, ibyishimo bitangwa n'abantu mubana umunsi ku wundi, aribo bandi twagiye tugarukaho, umuryango, aho wiga, aho ukorera, urungano, aho utuye, abo nabo bazana ibyishimo. Ibyishimo bishingiye ku bukungu, aribyo twahoze tuvuga by'amafaranga. Hari ibyishimo bishingiye ku bushako, ku bashatse. Harimo umuntu uvuga ati ngiye ninshaka niho nzagira ibyishimo nabuze. Ariko nitwinjira mu gitabo turi buze gusanga hari ibiberamo aho ngaho bitandukanye nuko ubitekereza, biterwa nyine nuko uherekeza cya kintu. Hakaba noneho n'ibyishimo bishibuka mu ishavu. Ayo ni ibice biri muri kino gitabo. Icyo kirakomeye cyane. Yego. Wenda twakivugaho tukaza kugaruka inyuma ku kindi kibazo nza kukubaza kubijyanye n'ibyishimo bishingiye ku bukungu. Tubwire ukuntu ugeze no kubyandika. Yego. Ishavu ryanjye ryanteye ibikomere byawe byanteye gukomera. Ni gute ishavu rishobora kubyara ibyishimo bwa Emmanuel? Iyi ni imwe muri chapitre cyangwa mu bice, ni kimwe mu bice bigize kino gitabo. Nandika kino gitabo ntago nirengagije, harimo umuntu ushobora gusoma ino titre y'igitabo akavuga ati ngiye ibyo byishimo ntago bindeba, ibango ry'ibyishimo byanjye nawe, akavuga ati ngiye ibyo byishimo ntibindeba, ngiye naribabariye. Nandika rero nageze ku iki gice kivuga ngo ibyishimo bishibuka mu ishavu cyangwa bituruka mu ishavu. Nashaka kubwira wowe ubabaye, wowe udukurikiye, nashyizemo ibice bigera muri 20 by'abantu cyangwa ingeri z'abantu babana n'amashavu, babana n'ibibazo bitandukanye, ariko nkakubwira ngo nubwo ufite icyo kibazo wakwishima. Yenda reka ntanga urugero. Natanze urugero rw'umuntu ubana n'ubumuga. Reka mpere kuri uwo nguwo ni Ohazari, mfashe urugero Ohazari. Ugasanga umuntu aravuga ati ngiye kubera ko mbana n'ubumuga ubu n'ubu ntago nakwishima. Naramubwiraga nti mbere yo kubabazwa nuko ufite ubwo bumuga, kebuka iruhande rwawe hari umuntu ufite ubumuga yenda buri hanyuma y'ubwawe ariko ubaho yishimye. Nigeze kuba Igisenyi, hari abantu nabonye babana n'ubumuga batunze abantu barenga 30, bahakaza umunsi ku wundi. Kuba yenda batembera Igisenyi cyangwa se batarahatembera bazahatembera muzahagera mubabone, hari abantu bambutsa imizigo kuri petite barrière. Nuba ngo bakora business yo kwambutsa ibicuruzwa babivana mu Rwanda babijyana muri Kongo. Abo bantu abana n'ubumuga, abafite akagare arimo gafite uburyo ashobora gushyiramo imizigo, hakaba abantu nka 5-6 bashinzwe kumusunika. Uwo muntu yahanganye n'ubuzima, ubwo bumuga afite ntago bwamuheranye. Ahubwo yaravuze ngo niki nakora nubwo namugaye kugira ngo mbashe kubaho ntange n'ibyishimo ku bandi. Ni urugero rwiza rw'umuntu ufite ubumuga ariko utaremeye guheranwa nicyo kintu. Natangaga urugero rero kwiyo point, navuze ngo kuba ufite ubumuga ntago bivuze ko wamugaye ibitekerezo. Kuba ufite ubumuga bw'akaboko cyangwa bw'urugingo runaka ntago bivuze ko udashobora gutanga ibyishimo ku bandi. Natanze urundi rugero, hari ishusho cyangwa ifoto nabonye y'abantu 3. Umwe nabyanditseho mu gitabo. Umwe yari afite ikibazo cy'uko afite ubumuga bw'akaguru k'iburyo, nta maboko nafite. Uwundi nawe yari afite ikibazo cy'akaguru k'ibumoso, ntako afite, adafite n'amaboko. Uwundi noneho nta maguru yose ntayo yari afite ariko afite amaboko gusa. Bwa mbere barirebaga buri wese akumva ko afite ikibazo. Ntiyabashoboraga kurya kuko dafite amaboko biragoye, ariko yari afite akaguru kamwe, hari uko yagakoreshaga. N'ubundi vice versa kuri babandi. Wa wundi udafite amaguru nawe yibaza uburyo ashobora kugenda cyangwa akagera ku ikintu runaka. Nyuma baza kwireba naho baravuga ariko uwabo umwe muri twe yabaye urugingo rw'undi
tukuzuzanya ntabwo twakora kuri cya kintu buri wese akagera aho ashaka kugera. Iyo shusho ndayibuka ntabwo nigeze nyishyira mu gitabo ariko na konsiyo histoire bishyize hamwe, wa muntu ufite amaboko ajya hagati muri bo, ufite akaguru k'iburyo ajya ku ruhande rw'iburyo, ufite ak'ibumoso ajya ku ruhande rw'iburyo, babasha kuva hamwe bagera ahandi, babasha gutamikana, babasha that is urwo ni urugero rufatika rugaragaza yuko kuba ufite icyo kibazo udafite bitakubuza kugira icyo ukora. Abantu benshi rero tugera mu bibazo tukaba ari byo duhanga amaso, tukibagiza ko hari ibindi dushobora gukora byatuzanira ibyishimo muri twebwe. Ubwo nakeburaga icyo gice. Reka ngere ku kindi navuze cy'abantu bakora akazi kagoranye, gashyira n'ubuzima bwabo muri risike, bakahora buri munsi akabyuka afata ka kazi ntako njyamo, ariko kibagirwa ko hari uwundi uri hariya inyuma iruhande wifuza gukora akazi nkake kugira ngo abashe kubaho. Icyo kintu cyonyine kikwibutse yuko hari ahantu uri heza pa raporo n'abandi. Wowe uri mu bibazo rero uzasoma kino gitabo, harimo ibice byinshi nagiye ntanga ingero nyinshi. Kubura urubyaro bishobora gutuma utishima, gupfusha umwana cyangwa gupfusha umwana bishobora gutuma utishima, kubura urushako cyangwa se cyangwa kutagira ubuzima bwiza, yego, kuba urwaye indwara idakira ushobora kutishima. Navuze ibintu byinshi cyane ntashobora yenda kurondora hano, ariko dufite umwanya twabivuga. Nuko dufite yenda umwanya mutoya n'igitabo ari kinini, ariko wowe uri mu ibyo bibazo bitandukanye ntashobora yenda kuba mvugiye hano, ariko biri mu gitabo nagiye nshyiramo uburyo icyo kibazo kirakomeye, ariko dore uburyo ushobora kukivamo, dore uburyo ushobora kubana nacyo kandi ukishima. Manuel rero urakoze. ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe ni igitabo wanditse, ushyiramo n'akantu ko kuvugana n'abantu, kubaza abantu, ariko nawe gukoresha noneho nawe inyurabwenge yawe. Yego. Wabonye ute, kuko gisa n'ikiri mu bushakashatsi, yego, wabonye ute ku kibazo abantu bakunze kuvuga ko ku cy'ubukungu, wavuze imibereho, ubukungu n'urushako ndetse n'ishavu bishobora gutanga ibyishimo, cyangwa ibibazo bishobora gutanga ibyishimo. Ariko tugarutse ku bukungu, abantu baravuga bati udafite ubukungu, udafite amafaranga, ibyishimo biragoye, kandi koko biragoye. Yego. Ese ntiwatangajwe n'abatumva ukuntu umuntu ufite ibyo byose abura ibyishimo, abona adafite ibyishimo? Yego rwose. Abantu twagiye tuganira abenshi, nubwo nyine urabizi nta muntu wemera ko afite amafaranga cyangwa afite ubwo bukungu buhagije, buri muntu wese ahora ashaka gutera imbere. Hari agaposte nabonye cyangwa hashize iminsi nkabonye, umuntu ugenza amaguru iteka yabonye umuntu ufite igare aba yumva nawe yagira iryo gare. Umuntu ufite igare yabonye umuntu ufite moto nawe aba yumva yagira iyo moto akihuta gusumba. Ufite moto aba yifuza kugira imodoka, ufite imodoka aba yifuza ibi. Nuko ubuzima nuko tubaho buri munsi. Rero ngarutse ku icyo cy'ubukungu, warangije ibyo byose se naho naringeze, ibyishimo biramusaga. Nkuko abahanga ni mu filozofi cyangwa umushakashatsi witwa Maslow yabigaragaje, hari imbonerahamwe igaragaza uko umuntu agenda akura. Yakoze mpande eshatu igaragaza uko abantu bagenda bagira ibyifuzo kuva mu ntangiriro kugera hejuru. Uri hasi akavuga ati njye mbonye icyo kurya, nkabonaho kuryama. Umukecuru wigeze kubivuga ati njye mbonye icyo kurya nashimira Imana byaba bitunga, naba nishimye. Rero icyo nashaka kuvuga, nyamara umaze kubona icyo kurya ahita atekereza yuko ashaka n'icyo kwambara. Mbonye amashuri, icyo kwambara nacyo kiri mu byo kurya. Mbonye amashuri meza byaba ari akarusho. Yamara kuyabona mbonye akazi keza byaba bihagije, kandi ukabonye nawe akavuga atari kuwamuha kisumbuye. Umuntu ubonye ak'ibihumbi 50 abashaka k'ijana. Nubwo buzima tubaho umunsi ku wundi. Rero njye nandika naravuze ngo icyiciro wibuke cya kibazo cyanjye, yego, cy'ubukungu, umuntu ufite byose abura ibyishimo. Rero reka mpere ko iki ngiki icyiciro icyo ari cyo cyose waba ugezemo, byaba muri bya bindi twavugaga, ukeneye ibyo kurya wabibonye, undi akeneye amashuri, afite secondaire ashaka université cyangwa bachelor, ashaka doctorat, ashaka masters, the things like that. Ushobora kuba none ibyo byose wabibonye, ariko ukumva ukeneye no gukora business, ukeneye kwandika izina
sibyo hari noneho naho ugera ukavuga ati ngewe kwandika izina ni hahandi Maslow bavuga ngo self actualization. aho avuga ati noneho bya bindi byose nabigezeho none nkeneye yuko menyekana izina ryanjye rikaba brand ahantu hose. Ariko icyo nashaka kuvuga icyiciro icyo ari cyo cyose waba ugezemo yutanyuzwe n'ibyo ufite ibyishimo kuri wowe bisa naho ntabyo. Icya kabiri bya bindi byo kuvuga ngo utiyizi ari naho kunyurwa n'ibyo ufite nuko wabanje kwimenya none ukavuga ati koko ndashaka gutera intambwe ijya imbere sinshaka gusubira inyuma ariko banza bya bindi ufite bikunyure ubikoreshe kugira ngo utere indi ntambwe. Rero ngarutse kuri cya kibazo mwavuga ati ni gute umuntu ufite ubukungu cyangwa ugeze muri bya byiciro byisumbuyeho atanyurwa na bya bindi ahubwo akagumya ababaye biterwa n'iki? Urugero rwabo twagiye tuganira muri bya byiciro bitandukanye, inshuro nyinshi iyo umuntu ageze ku cyiciro runaka yibagirwa aho yavuye. Yego. We atumbira gusa aho agiye kuri cya cyiciro gikurikira ariko akibagirwa ko hari abo yasize inyuma bifuza kugera aho ageze. Ibyo rero iyo byibagiwe bituma iteka umutima wawe uhora uhangayitse uvuga ati natanze urugero muri kino gitabo ndavuga nti iyo umuntu afite inzu yo kubamo iyo umuntu ataragira inzu akodesha uvuga ati mana ndakwinginze uzamfashe kuva mu byondo by'abandi ngira iwanjye niyo cyaba icyumba kimwe sibyo ariko hitwa iwanjye. Yahageze rero aravuga ati ariko iyi nzu y'icyumba kimwe ntabwo impagije. Turimo kuvuga wa muntu utanyurwa kandi hari ibyo afite akavuga ati nkeneye inzu ngira ibyumba 3 nkagira aho ndaza abashyitsi nkagira aho nshyira imbabura n'ibindi bya bindi byose. Yayigezeho niyo ngiyo aravuga ati ariko kuki nge ntagira ko gukodesha nanjye nkakodesha abandi. Iyo yayigeraho ariko nkeneye nako ubucuruzi ariko nako karakenewe. Nuko umuntu ahora hibikanira gutera imbere. Ntabwo gutera imbere ari bibi ariko banza unyurwe naho uri wishimira ibyo ugezeho. Niho navuga ngo rero kubaho wishimye icyambere ni ukushyiraho intego. Aribyo navuze ngewe iyo wanditse chapitre yego iyo nanditse chapitre ku gitabo n'urugero natanze ariko hari nawe ushobora kuba uvuga ati iyo mfite intego yo kwiga niba wize uvuga ngo uzarangiza yenda masters cyangwa bachelor iyo urangije isomo rimwe ishimire ko naryo waritsinze kuko nawe ni achievement ikomeye kuri ya ntego ngari wihaye. Rero nabwiraga abantu n'ikintu cya mbere gishobora gutuma wishima no kunyurwa naho ugeze nuko ubasha kwishyiraho intego za ntego zawe zikagufasha kwachivinga buri munsi wageze kuri iki ngiki nukigeraho uzakoma amashyi wishime celebrating. Abanyarwanda baravuga ati uze kwiha agacupa uze kwisengerera kuko hari icyo wagezeho. Iryo rero banga hari abantu benshi batabizi. Nanabwira abantu ngarutse kuri cya kibazo mwavuga ati ni gute umuntu afite ubukungu bwinshi ariko akahora ahangayitse. Nibuze ko wa muntu iyo afite company 10-15 hakaba imwe igira igihombo nabigarutseho muri kino gitabo ngira inama babandi bafite ubucuruzi n'ibihombo ukuntu barara badasinziriye avuga ati kamyo yanjye yahirimye Rwanda Revenue yanciye umusoro mugari munini. Uwo muntu ntago yishimye arahangayitse. None se nta muntu ufite miliyoni ushobora gusaba igihombo akabata ariko ngiye ndabura miliyoni 2 kugira ngo nishyure umwenda wa banki none urimo kunsaba igihombi nayo nari mfite agabanuke. Ni ikikwereka ko wa muntu arababaye aranahangayitse nta n'ibyishimo afite. Ariko namugiriye inama ndamubwira nti dore uko wakabigenje. Natanze urugero reka nkagarukeho karimo iki gitabo nabwiye muri babantu twavuze bafite ibya byiciro bitandukanye ndabwira nti icyiciro cyo ari cyo cyose waba urimo hari amafaranga winjiza hari nayo usohora. Ibanga rya mbere ndashaka kugira ngo mbisangize abadukurikiye kugira ngo kuko ni ikintu cy'ingenzi kiriki kubyerekeranye n'ubukungu n'ubutunzi nuko uzagerageza kugenzura amafaranga winjiza nayo usohora. Nusanga amafaranga usohora ari hejuru yayo winjiza icyiciro icyo ari cyo cyose uzaba urimo uzahora uhangayitse uzaba utarahawe sibyo uzaba utarahawe. Hari abantu benshi rero tubaho mu buzima butari ubwacu. Nkashaka kugenda nk'uko runaka agenda nkashaka kurira aho Saviyarira nkashaka gutura aho utura nyamara ikigero cy'ubukungu bwacu kidahura. Niho handi navuze ngo nubikora gutyo uzahora mu madeni yaba muri banki yaba muri quartier yaba mu bo mukorana n'ahandi hatandukanye. Nagiriye abantu inama rero uzashaka kino gitabo azagisoma hari uko ushobora gukora saving bitewe n'amafaranga winjiza ageriyo yose ku buryo utazedepanda ku myenda ahubwo uzayihaza wowe ubwawe. Ni hahandi niba mpembwa ibihumbi 10 n'urugero mfashe
niba nkoresha amafaranga 15,000 mpembwa 10 icyo gihe mfite ikibazo, ntabwo nabashije kuringaniza ibyo ninjiza n'ibisohoka, icyo gihe nzahora mpangayitse. Niba mfite business yinjiza miliyoni 100 navuze 10,000, nawe winjiza miliyoni 100, si umugwiza atunga twavugaga. Niba ibyo winjiza, tuvuge n'urugero, ushobora kuba winjiza muri miliyoni 100 ucuruza, ushobora kuba winjiza miliyoni 15 buri kwezi, ariko ufite umwenda wa banki ugomba kwishyura miliyoni 20, still uracyabura miliyoni 5 kugira ngo ugere kuri target. Ntabwo ushobora gusinzira, kandi uko urebera inyuma azavuga ati uyu muntu ameze neza. Nemvuze ngo ntiwabura kurwara stroke. Ngirye ibanga kandi winjiza miliyoni 15. Yego, ngirye ibanga. Icyo rero nagiraga abantu inama, niba ufite icyo kibazo ongera wicare urebe ni hehe yenda ntuye, aho ni ahambere, ni hehe umwana wanjye yiga niba umufite, ni hehe nihe modoka runaka ngendamo niba uyifite, cyangwa ntega iki. Umuntu ashobora kuba atega taxi voiture nyamara yakabaye agenda kuri tap and go. Rero ayo mafaranga uri butegeshe taxi voiture umenye ko ahantu avuye hasize icyuho. Rero iyo wamaze kwimenya, twagarutse kwimenya, uhita uvuga ngo ndi mu iki cyiciro ngomba kugenda gutya. Twagiye dufata urugero rw'abastari benshi, abastari benshi ubwo babandi twese tureberaho icyitegererezo, abageze kuri cya cyiciro avuga ati ngiye ntabwo nkitega taxi, ariko amafaranga yinjiza ntabwo amwemerera kujya gutega taxi voiture cyangwa gutumiza imodoka prive cyangwa gutunga imodoka iwe. Nabikora rero icyo kiguzi nubwo ari umusitari twese twifuza kuba, azabaho ababaye ubuzima bwe bwose. Ibanga rero ni irihe? Banza wowe udukurikiye, fata urupapuro n'ikaramu, ulistinge cyangwa se wandike urutonde rw'ibintu bisohora amafaranga mu kwezi. Numara kubyandika urebe n'ibyo n'urutonde rw'ibyo rwinjije amafaranga, ukore total. Nusanga biri unbalanced, donc bitaringaniye, mu by'ukuri ufite ikibazo. Donc kuringanira mvuga niba expense cyangwa se ibisohora amafaranga ari byinshi ugereranyije n'ibyinjiza, uracyafite ikibazo. Hita ufata rero ikaramu ucishemo umurongo mu byo ubona bitihutirwa kurusha ibindi, ubigabanye kugira ngo uringanize. Ibanga rero ni ukubaho wizigama kugira ngo nugira n'ibibazo runaka bikwatatse bitateganyijwe, turabizi ibyago bitera bidateguje, ubashe kwirengera muri cya kindi wazigamye mu bushobozi ubwo ari bwo bwose waba ufite winjiza. Yego, urakoze cyane rero Uwimana Emmanuel. Uratwereka ko umuntu utarabashije kunyurwa akiri ku rwego runaka ntiyizere kuzanyurwa ageze ku rwego yifuza. Oya, kuko uko uzamuka kuri buri rwego hari ibyo uhasanga bigusaba bya bindi. Natanze urugero rw'abantu twita ko ari abastari, akiri wa undi mutoya yashobora kugenda agatega moto akagenda n'amaguru akajya kuri tap and go. Tap and go ne tuvuga tap and go ni zino bisi zitwara abantu rusange, ubuzima bugakomeza. Ariko niba yazamutse muri cya cyiciro baravuga ati uricara muri taxi, batangira kuvuga ati uyu ni Saviera, gutesa agenda muri taxi, wampaye agaselfie, ukumva nyine birakubangamiye, birakoburije ko utega taxi voiture cyangwa ugira imodoka yawe. Iyo ni cost yinjira muri bwa buzima. Tuvuge n'urugero, niba wari wahembwaga 100,000 ukaba ugiye guhembwa 500, hari igihe abantu bahita bavuga ati ariko nanjye nazamutse mu ntera. Niba umwana wigaga ahantu yishyura 10,000 azamujyana ahishyura 100, none se yose ntuyamaze, ayo bakongereye urayamaze. Rero usanga abantu benshi ntabwo tuzi kugenzura bya bintu navuze byinjira n'ibisohoka, ugashaka gukomeza kuba mubiri avance cyane cyangwa se ibyisumbuyeho, ukibagirwa yuko hari ibindi ugomba kuziganya. Rero wowe udukurikiye nakubwira ngo nutabanza kwimenya ngo wisesengure, nuvuga ngo kwimenya ntabwo umuntu yimenya inshuro imwe, uhora wisubiramo umunsi ku wundi bitewe naho ugeze n'icyiciro ugezemo. Sinkubwiye ngo nuba uwo muntu witwa umusitari uzakomeze kugendera hahandi unywere hahandi, oya, rwose uzabikora ariko bigendanye n'ubushobozi ufite. Bizatuma rero ibyishimo byawe bishingiye ku bukungu biramba, ndetse ubisangize n'abandi. Ayo ni ibibazo biba bikomeye ibyo bivuze, kuko hari igihe usanga mu nyamakuru banditse bati imyenda yasizwe na Michael Jackson. Yasizemo imyenda myinshi cyane. Michael Jackson ukibaza umuntu wabashe kugura ibirwa, umuntu waguze baho n'ibitabo byose, kugira ngo umuntu agere muri iyo myenda byagenze gute? Ntibyaba ari cya kibazo cyo kutamenya kubaho mu rwego rwawe
kandi unyuzwe yego naho ngaho urebye ubu buzima cyangwa bya byishimo twavugaga naho bishingiye ntujye kure yabyo kandi ntago turimo kureba ngo niba abandi bageze iyo bajya icyiciro icyo ari cyo cyose urimo niba wovuga ati ngewe ndanyurwa no kuba mugani niboneye ibyo kurya nushaka kugira stoke y'amezi 10 ndibuka muri covid bavuga ati tugiye gufunga hari umuntu wagiye ngo agura imigati 15 abati bavuze ko bazafunga reka nyibike hashize icyumweru kimwe ariyemo 3 yose yindi yose irabura urumva wari ufite amafaranga ariko yakoresheje nabi byanze bikunze byonyine no kubona yuko yapfuye utanayiriye utayikoresha icyo bagomba kuyikoresha muri zino ndimi ziri professional tuvuga ngo ni mismanagement ya poor planning already wapanze nabi nupanga nabi rero bwa bukungu wari ugezeho byose uzabwangiza kuko urimo kubaho mu buzima utakagombye kubaho urakoresha bwa butunzi wabonye uvunitse wishya kuya ukoreshe nabi n'ubundi uhame uri ahantu hamwe utava huri aho gusubira inyuma ibanga rero ku byishimo bishingiye ku bukungu ni ugukoresha umutungo neza ufite uwubona bitewe n'ubushobozi ufite icyo ni kimwe icya kabiri ukanyurwa n'ibyo ufite ukareka gugomya guhangayikira gusa bya bindi biri hejuru ahubwo ukagenda ubipusa byombi. Wabwira iki urubyiruko rw'uyu munsi cyane cyane abagenda batera imbere abastari abakinnyi n'abandi abacuranzi abaririmbyi n'abandi bashaka ko izina ryabo ribaruta uzi imvugo yabaye ngo kubaka izina yego ugasanga umuntu aratanga ibyo atunze byose arakora ibyo ashoboye byose ngo kugira ngo izina ngo rizamuke akenshi ukabona ribaye nk'umuriro w'amashara ushobora kuzamuka ikibatsi kikazamuka mu munota umwe ukabura n'umwotsi bo nk'abo ngabo babwira iki muri iki gitabo cyawe abantu bashaka kubaho ubuzima bw'ikirenga bagize inama icyo nakivugaho nanabagira inama ndetse nanabyanditsemo hano mu gitabo cya mbere no kumenya ngo ngewe ndinde ndashaka kubaho gute ese ibyo uko nshaka kubaho ubwo bushobozi ndabufite niba utabufite rero nabivuze uzangiza byinshi bishingiye kuri bya byishimo byawe by'ahazaza ibanga rya mbere rero nababwira njya nkunda kubona iyo umuntu amaze nyine kugira ngo kurwo rwego inshuro nyinshi usanga abafite abo bita aba managers abayobozi ni nko kuvuga umuntu uyobora imishinga yawe kuko ibyo byose umuntu ugera kuri rwego abafite imishinga myinshi bakayobora n'ubuzima bwawe yego n'ubuzima bwawe arabuyobora kuko ushobora gushaka kugenda utagomba kugenda niyo mpamvu rero ko uwo muntu ushaka gukura icyambere ushobora kuba wowe ubwawe utihagije sibyo ugakenera imbaraga z'abandi rero hari abantu benshi bashinzwe gutanga inama mu by'ubukungu no gutera imbere no kwandika izina nk'uko bivuze ariko utangije bya bindi byose bari waramaze kubaka barahari rero nge niyo nama nabagira kugira ngo bafatanye abo ntibakurya kuruta uko bakukorera oya inshuro byanze bikunze akeza karigura ntago uwo muntu nawe yaza kugukorera ku buntu ariko nzi ko naza nawe ntago azakubwira ngo niba winjiza 500 ngo urampa 400 ngo usigarane 100 icyo gihe nawe ubona ko ari nyine arimo kuguhenda ariko nabo kuko nakazi bakora barafasha ku bantu rero bashaka kubaka rya zina bashaka gukora ibikorwa byiza kandi bifitiye benshi akamaro muri entertainment cyangwa n'abandi batandukanye usanga bifite akamaro ariko kugira ngo izina ryawe ritazasaza rikibagirana vuba mu gihe gito nk'uko wari ubivuze ukeneye niba wowe ubwawe utihagije egera hari abakonsirita benshi mu by'ubukungu mu byo gutera imbere mu bya business mu mishinga itandukanye bagufasha kubaka izina ryawe mu buryo burambye kandi ugahamana ibyishimo kuri iki kibazo cy'ibyishimo Manuel ngira ngo hari n'ikibazo wigeze gusa n'ugikomozaho cy'abantu babaho babereye abandi ugasanga ibyishimo byawe ni bigamije gushimisha abandi imbaraga zawe zose urazikoresha ugamije gushimisha abandi ugamije ngo abandi bakurebe icyo ngicyo ndashaka ko ugira nanone inama ugitangaho usa n'ukigarukaho hanyuma ukanaza kutubwira ibi bintu byo kunyurwa byigirwahe murakoze cyane reka mpere kuri icyo cya mbere natanga inama z'uko wowe ushaka kunyurwa twabigarutseho no kubanza kwimenya iyo wamaze kwisobanukirwa uwo uriwe ikigushimisha n'ikikubabaza
biroroshye yuko wafasha mugenzi wawe kuzana ibyishimo. Rero ngarutse kuri icyo, kuko nk'uko tubizi tubaho nta mugabo umwe, abantu ni magirirane. Nubwo turimo kuvuga ngo banza wimenye unikunde, ariko hari ibyishimo bikenera abandi. Twahoze tubivuga muri bya byishimo tugomba kuristinga, hari ibyo uzakenera abandi, harimo n'aho bazagukenera. Rero umwanya munini ntuzawuharire gushimisha abandi, ari nacyo twahoze tugarukaho, ariko nawe uzimenye. Kuko tuvuge n'urugero, niba mfata urugero, niba hari abantu natumiye mu isabukuru y'amavuko yanjye, nanjye ubutaha niba ntumira ngomba kujyayo kugira ngo dusangire bya byishimo. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko natanze urugero hano mu gitabo, ndavuga ngo siri tukurubyiruko. Burya urubyiruko abenshi nibo nanandika kino gitabo nasanze abenshi batayizi mu rubyiruko. Urubyiruko abakishakisha avuga ati ariko buriya kwambara neza birambera kandi bikanshimisha. Ubundi avuga ariko iyo ngiye gusenga buriya nibyo byiza. Nanabigarutsemo hano ibyishimo bitangwa n'amadini cyangwa n'amatorero. Ubundi nawe akavuga ati ariko buriya yo nasokoje bikagenda gure, cyangwa mfite inzara ndende n'urugero, cyangwa yo nambaye akajipo kagufiya cyangwa se ishati imeze ukuntu birandyohera. Naravuga nti niba koko bigushimisha, waramaze kumenya ko ari cyo cyambere, uzabikore ubihenengeze niba koko ari byo bikuzanira ibyishimo. Ariko se biragushimisha cyangwa bishimisha ya televiziyo wabibonye? Voilà. Aho rero niho nagarukaga, natanzemo urugero, nabandi hari umuntu uvuga ko ashimishwa no kwambara utugufiya cyangwa utuntu twiza, ariko mu by'ukuri atari we bishimisha, ahubwo ashaka ko babandi acaho ari bo bishimye, cyangwa ashaka ko umwe yigana yabonye yisanisha nawe. Rero natangaga inama n'abandi, mbere yuko ukora ikintu kuko wumva ko gishimiye cyangwa kigushimiye, abanza muri bya bibazo nabazaga, icyo kintu uvuga ko kigushimiye wasanze ari we gishimisha cyangwa gishimisha abandi. Hari igihe rero abantu benshi dukora ibintu tuzi ngo nitwe bishimisha, kumbi bishimisha abandi. Ariko nabikora bashaka gushimisha abandi. Iyo mpenure ntabwo ayambara kuko ashaka kwireba, ashaka kuza kurebwa n'abandi. Ngiye gutanga urugero rumwe nashyize hano mu gitabo, mu byishimo tuvana mu rusengero. Ni urugero rutoya. Naravuze nti abantu bose tujya gusenga burya ntabwo tuba tugiye gusenga cyangwa kubitsa mu ijuru, niko abenshi tuvuga. Hari umuntu, navuze abantu bagera mu 10, ngiye kuvugamo umwe. Ndavuga nti hari umuntu ushimishwa no kujya gusenga kuko agiye kwerekana ko yambaye neza. Uwo muntu iyo bashyizeho igiseke cyo gutura cyangwa se ntabashe guhaguruka ngo akimbagire, wabyumvishe, uwo mwanya nibaramuka bawukuyeho yo guhaguruka ntazasubirayo. Twabyumvikanye? Cyangwa ntibizamushimisha, nta nubwo bizamushimisha, cyangwa azanatura. Nibazengurutse agaseke ntabwo azatura, kubera ko babikuyeho. Adahagurutse ngo agende avuga ati ariko ngewe bimeze gutya. Uwo muntu rero navugaga bya bindi byo kuvuga ngo gushimisha abandi, kuko niba bikora, natangaga urugero n'abandi, niba ubikora bikagushimisha, natanze ingero nyinshi, uzabikore kandi uwo mwanya pasiteri nubimenye ntuzawukureho, ahubwo cyangwa padiri uwo mwanya uzawububahire, kuko nabo bari mu bintu nyine bibashimisha. Rero ngarutse kuri icyo ngicyo cy'abantu babaho mu byishimo by'abandi, reka ntanga urugero. Icyo gisubizo nakihawe n'abantu bubatse bafite n'imiryango. Hari umumama umwe twaganiriye bwo nandikaga kino gitabo, arambwira ati ngiye abana banjye bameze neza, umutware wanjye akaba ameze neza, yambaye neza, ngiye niyo ntaba ntacyo nambaye ntanariye, ngiye numva nishimye. Ariko nagaruka ndamubwira nti none se numugurira ikintu yenda ari n'umwambaro ntumushimishe kandi wanawumuguriye, ibyo byishimo byawe bizaba bipfuye. Rero mbwira abantu, ndababwira nti rero icyambere banza bamenye ko wowe wishimye. Abo bantu nabo bazakubwira bati bya bintu navugaga, ushobora kugurira umwana ikintu cyangwa umupapa ariko ntibikimushimisha. Banza umenye ikimushimisha. Wowe rero udukurikiye muri ya sosiyete, ari naho ngaruka kuri ya ngingo nari ivuga ngo imibanire ibyishimo tuvana mu bantu tubana umunsi ku wundi. Banza umenye uwo ugiye gushimisha, umubaze ngo ushimishwa n'iki. Wowe ugiye gutanga impano, wibaza uwo muntu ugiye kuyiha buri iki kigushimisha mu buzima. Urakoze cyane Emmanuel. Rero turagenda tugana no ku musozo. Hari akabazo utanshubije kaho tuzabyigira ibi bintu, hanyuma none akarangiza uratuganira ku iminota mike cyane, uratuganira ku nseko nk'ikimenyetso cy'ibyishimo, utubwira akamaro kayo, kuko harimo abenshi bazi ko ntacyo inseko imaze. Icyo rero mwambwiye muti twabyigira he, ngiye iri ni ishuri, iki gitabo ni ishuri. Yego. Ariko ntago bihagije. Hari burya umuryango udufasha kwimenya.
hari n'amasemina menshi nk'ayo mu matorero n'ahandi henshi hatandukanye. Natanze urugero, ntihari umuntu ujya gusenga kuko akunda gucuranga, nimukuraho gucuranga ntabwo azagaruka kuko icyo kintu ntabwo kimushimisha, ibindi byose biri mu rusengero ntabwo bimushimisha. Rero ikintu cya mbere buriya umuryango tubamo, ku ishuri, aho dukora, aho tugenda, muri sosiyete, badufasha kwimenya no kwisobanukirwa. Aho ni ishuri rya mbere. Hari ugusoma ibitabo, hari ugukurikira imbwirwaruhame zitandukanye zivuga ko ibi bintu by'amarangamutima n'ibindi. Ariko hari, natanze urugero ndavuga muri ba bantu bya byishimo bituruka mu ishavu, iki gitabo ni kinini kirimo ibintu byinshi. Natanga urugero, hari igihe abantu baba bafite n'ibibazo by'ibikomere. Natanze urugero ndavuga nti wowe ufite ikibazo cy'uko wabaswe n'ibiyobyabwenge, hari uburyo wakoresha kugira ngo wishime. Hari umuntu rero ugera mu kigero atabasha no kwimenya, byane twavugaga, akenera kujya ku baganga. Ariho ndimo kuvuga nyine wakura ishuri cyangwa wabyigira. Ushobora kujyayo rero umuntu akaguherekeza, ba baganga babyigiye, akaba yagufasha kwimenya no kwisobanukirwa no kumenya mu by'ukuri icyo ushaka n'icyo ukunda. Ariko kino gitabo wagishaka kirimo inzira nyinshi, nuko twagiye tuvunagura kubera umwanya w'ikiganiro, nacyo cyagufasha kwimenya n'inzira wakoresha kugira ngo wisobanukirwe utarenze kujya mu bakonsirita. Hama ikibazo kindi wabajije, ikibazo cyari kiri ku kintu kitajya gihenda ariko kitagurwa ariko kitanga byinshi, nicyo twashaka kudusorezaho, kuko ntushobora kuvuga ibyishimo utavuze guseka. Hano biri mu bintu nabyo nagarutseho, ibyishimo, gusinzira neza, kuvuga ibigushimishije n'ibikubabaje, donc kwiexprima, kuvuga uko wiyumva. Ariko inseko ni imwe mu kimenyetso kigaragaza ko umuntu yishimye. Nubwo tuzi ko mu Rwanda baba ngo hari sekambabaye, nabo babaho, akaba babaye ariko agaseka. Ariko guseka ni kimwe mu kintu kigaragaza imbamutima z'umuntu bitewe n'icyo yumvishe, n'icyo yarebye, nuko yiyumva. Baravuga ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Rero guseka ni kimwe mu miti. Hari akantu nanditse muri iki gitabo navuze ngo kubaho utishimye, kubaho udaseka ni nko kubaho warapfuye, ni nko kubaho utariho. Umuntu ashaka guseka bakamwita umwasama. Hari ikindi gitabo nanditse kivuga ko ibyo bintu ni ikisana isumbi y'amaraso, aho nagaragazaga yuko niwita kuko abantu bakubona uzaba nk'agacuramo. Hari umuntu useka koko akabangamira abantu. Narabyanditse muri icyo gitabo ndavuga ngo hari umuntu useka aho atari ko uyu muntu n'umwasama. Wasengerera abantu aho atari ko yabuze iyo yajugunye, kandi urashaka yuko byibuze uparitaje ibyishimo n'abandi. Wagenda gutya abantu bakavuga gutya. Ntago ku isi wabura umuntu ugukritika icyo wakoze, niyo cyaba cyiza. Garuka ku kamaro k'inseko rero. Ariko inseko ubundi narabivuze, iyo usekeye umuntu, naravuze ngo ni umuti. Ninjiye nje kugusaba serivisi cyangwa nje ngusanga uri hari imbere ukansekera, mpita mbona yuko icyo nshaka ndi bukibone. Hari igihe rero ibyo byishimo byawe binampa igisubizo. Kabati niba runaka, ngiye gutanga urugero kuri babandi twavuze bafite ibibazo. Iyo umubonye aseka uravuga ati tiye, uriya muntu arishimye, kumbe nge mfite yose, amaboko yose, none nge mfite ikibazo cyangwa mfite mpora nzinze umunya. Icyo nacyo kikaba umuti cyangwa se ikigusubizamo imbaraga yuko hari ukuntu wafite ibintu byinshi utari uzi ko ufite by'agaciro. Rero guseka ni impano. Njyewe abantu tujya tugendana, hari abantu tugendana umunsi ku munsi turimo gushakisha, mbabwira nti bwije ntasetse mba mfite ikibazo, kuko niyo naba mbabaye ariko guseka biranezeza, bituma nko gukora siporo. Urakoze cyane. Rero ni Emmanuel Uwimana, bamwita Sempa, niko kazina ke kakatazirano. Hanyuma akaba yatwandikiye ibitabo byinshi cyane, twagiye tubigarukaho, yanabivuze mu ntangiriro. Uyu munsi icyo twarebye ni cyitwa ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe. Igitabo cyanditse vuba cyane Emmanuel, yego, ngira ngo nicyo muri uyu mwaka. Kiri kuboneka ubu ngubu kandi kiragura gute? Iki gitabo kirimo kugura ibihumbi 12 by'amanyarwanda. Ubu wakibona muri Library Caritas, ariko ndimo no gukorana n'andi ma bookshop dushobora kuzagirana amasezerano kikaba cyahagera muri zino nzu zicuruza ibitabo. Ariko nanone wagishaka gisohotse muri kono kwezi kwa 8 2024. Rero wagishaka yampamagara kuri telefone yanjye 0788 89 2053. Aho waba uri hose
nakikugezaho haba mu Rwanda n'ahandi hose nakora uburyo kikugeraho kandi ukaganira nanjye ukamenya iryo banga ari naryo bango ry'ibyishimo byanjye nawe. Emmanuel Uwimana turagushimiye. Nanjye ndabashimiye Isango Star vraiment muhora mudutera iteka mu kugeza ku bakunzi bo gusoma no kwandika byo tubahishiye. Inshuti rero mukurikira ibiganiro byacu uyu munsi nahangaha tugisoreje twari kumwe na Uwimana Emmanuel mu gitabo cye yise ibanga ry'ibyishimo byanjye nawe. Igitabo gisohotse muri uku kwezi gushize kwa munani gishobora kuba yavuze ko kigaragara mu nzu z'ibitabo. Abashaka kukigura mushobora kukigura mukamenya byinshi, twavuze bike mukamenya byinshi biri muri iki gitabo. Ndabashimiye rero. Ibitabo n'amateka nakagaruka. Nge nari Xavier Bizimana.